abantu bazaga kuraguza kera bakagenda bari kwizinga mu tuzu tw'ibyatsi tw'utunzatiro tukagira ngo bari kujya mu mwobo. Ariko ubu digitali yarabihinduye, nibyo muzi waza kongera kuza kwinjira mu tururi, reka da ni kugenda nawe ari mu iterambere, agomba kuba ameze ukuntu. Iyi digitali rero nashakaga kugera ku kwa rya jambo twasomye. Ubundi rero mfite imyaka 43 ukamutaho zakitwa komine Karagokera, navutse iwacu ari abakire byo nano kwirirwa, kandi icyo gihe hari urukundo. Iyo umwana yabaga yatsinze ahantu nta shari ryabaga rinini, ahubwo wabonaga urusisiro ruteranye bakiga inama y'uko uwo mwana azaba agiye ku ishuri. Ufite ikayi akayizana, ufite iki. Icyo gihe rero ntabwo twararamiraga inkweto nyinshi, wabonye ubukamambiri nubwo azajyana ku kigo bwabaga buhagije, ukabona undi aratuzana utwo dukweto ukabona n'iki. none abo wizere Imana urugamba, Imana idufashe. Hanyuma iwacu rero n'abantu bitwa ngo ni abakire. Ko navutse mama nsanga avukana na generali, mvutse nsanga data wacu atwara indege, ni pilote w'indege ari na majoro. Urumva tutari twaremye usanga iwacu mvuka nanone mu muryango ukomeye, kuko nasanze mvuka iwabo uwahoze ari perezida w'u Rwanda kera yari yitwa Habyarimana, ariko ntimumurikirane. Urumva iki gihe twavutse rwose ibintu bifatika, hari ibyo kurya, hari ibintu byinshi. Ariko umutima bw'iri intego y'ijambo ndimo kuvuga ngo digitali yishemo ibintu byinshi, nzajyana mu ibanga. Digitali yishemo ibintu byinshi by'amayoberane, ugasanga bitwebiwa muri za nza zacu. Igihe twigiraga nta bana wumvaga bavuye ku ishuri ngo babaroge, ugasanga ni ikibazo bifite mwene umuhungu wacu kwa data wacu mu gihe gishize twaramushinguye avuye muri masters mu Bubiligi, atamaze n'icyumweru mu Rwanda baramubuza barapfuye. None ni w'agaciro ati aba yatangiye yigaga retire, akiga primaire, akiga secondaire, akiga kumenya muri kaminuza, akagenda akajya no muri masters mu rwego noneho hanze y'igihugu, akaza atamaze n'icyumweru akaba arapfuye. Ubu ni twabaga uhereza noneho agaciro ibyo ari kuzamara umuryango, uko yari gusigarwa abavandimwe be, abana data wahoze ashima Imana ati dufite batanu bari kwiga muri kaminuza. Ubwo ni ukuvuga ngo umukuru nawe abagereje abari kumenya barumuna bakavuga ati ko byagenda kose reka afashe icyo ababyeyi bacu bagezeho, nawe nicyo gitekerezo ari kugenda ageraho. Nawe n'icyo ari kuzimarira, icyo ari kuzamarira igihugu, byose icyumweru kimwe gusa tumuhambana n'izo dikuri ze tuzimugereka hejuru. Ibyo byose ni isi mbi turimo, Imana iturebe. Hanyuma yaho ndiga sinakomeza kwiga. Mu mwaka wa gatatu wa segonderi niho nacikirije igihembwe cya kabiri nyirangije, ndacica rero ncikisha amashuri gutyo imbaraga zanjye zinjyana mu gisirikare. Ngera mu gisirikare ariko nkijijwe kubera ko aka gakiza namaze n'imyaka irenga 28, kubera ko yewe wabo nyirijwe maze imyaka 28 cyangwa se aho mbatirijwe aho murokore. Ariko mbere gato
nabaga ndi mu kirokore nkabona uko abarokore bakundana, nkabona uko abarokore basangira, nkabona uko abarokore bubaha Imana, nkabona uko abarokore batinya icyaha, nkabona uko abarokore iminsi yose baba buzuzanya basurana. Iyo mbona ibihe nk'ibi mbona bitandukanye n'ibyo twari icyo gihe. Bishaka kuvuga iki? Mukijijwe mu minsi mibi ariko ari n'agakiza kabategereje. Yego, mukijijwe mu gihe kibi ariko mwebwe inama agakiza kabonerwamo. Kubera iki? Mwebwe ab'iki gihe muzasohoza ijambo rivuga bari imbere babaye abantu. Kubera iki? Abo twatangiranye ubu sibo bakirimo. Uraza kumubaza ngo mbese byagenze gute? Mu buzima bwite nagiye mbamo, muri icyo kirokore cyaransunitse kigeza mu gisirikare, njya mu gisirikare nubaha Imana, mba mu basirikare bakankundira ko ndi n'umurokore, tukabana neza. Mba mu bice bimwe by'igihugu by'iwabo buriya bene data mu Mutara narahabaye cyane, bampindurira serivisi ngaruka i Kigali ndi Kanombe, mba muri Biyase ahigirwa intwaro za rutura nini, ndaziga ndazimenya, ngira umugisha rero bitangirirwa n'icyizere cyo kujyana mu Burayi. Ndi Burayi rero mu gihugu cya Noruveji, marayo iminsi nihugura muri za ntwaro mbabwiye nize. Mvayo ndi umuhanga, ni shoferi ntwara kurembe ibimodoka bya gisirikare byitwa ibifara. Hanyuma rero mba muri ubwo buzima inyo. None reka babwire ikintu ngenderwaho cy'ingenzi nshaka kugira ngo dusorezeho kuri iri jambo ni iki? Ubuzima bwe buvuga bukomeye ko mutikiriza, kandi nanjye nkaba nari bikomeye, kandi nanjye ngakomeye. None gusa nkaba nta maboko ngira. None si uko wabirisha? Ibaze kuvuga akomeye ukiga ibikomeye, ukaba ukomeye uyu munsi ukaba nta maboko ugira. Mbariza mugenzi we ngo bimaze iki? Imana idufashe. Rero muri ibyo byose, muri ubu bwenge Imana yagennye ko buba muri mwe, igihesheje agaciro ubwenge bwanyu ni uko mwubashye Imana. Ibindi byose byose ndakubwiza, ibindi byose ni zeru. Ubu mucamake, ubu mu bantu twavuganye, mu bantu tubana cyangwa iwacu bavutse mu gace ni yewe kandi kigali iwacu benshi baba n'ubizaseka bityo babitsinda bafite nyine, ariko nta gutinyuka kugira ngo waba wabona ababwira, kubera ko byataye agaciro. Nta kindi kindi yabirisha ngo ntacyo bikimaze. Kenshi abadabitinya kubaho n'ibivugana birahinduka ukuntu byataye agaciro, ariko abubashye Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndakubwiza ukuri, reka mbabwire ibi bintu mwaje muri ibi bintu by'igihugu muri bifite agaciro. Imana izakomeze ibashyigikire. Bifite agaciro. Ubu umuntu mwabara abantu mwumva ko bakomeye, wenda mukumva muranababwira. Aramutse amenya agaciro k'ibyo murimo yakwiyamura ibyo arimo akaza akabibatamamo, kubera ko imbere aho bizaze. Amen, amen. Mureke babwire ibi bintu urimo uzi ko bikudefanda bidashingiye ku yo wize. Kubera iki? Imana yo ntabwo ireba uko wavutse, ntireba ibyo wize. Imana ntireba, irareba ikavuga uti uyu nguyu yaranyubashye. Kubera iyo mpamvu nanjye mwubahira icyo, ikazakugenzereza kurusha abo bumva bameze ukuntu. Ubu si uyu nguyu ukavuze ngo hari uko Imana ibayibeshejeho. Hari abize mbere ye, barindagiye bishwe n'agasigisi, bishwe n'ibintu byinshi.
simbizi singuriya se. Hari abantu bari muri ntuza yawe imbere wareba ugasanga barataye agaciro. Ikubeshya impamvu tutabara ariko ibi reka ninjire mu mavuta yo kuririmba, banze ndirimba akaririmbo dufatanyije, ninjire noneho babwire ku musozo wo kuba mwabonye nta mahoro. Nitumara dusenga Imana dutandukane ntacyo dupfuye, wenda mu kanya tukaba turi kumwe mu mwanya mutoya nanone, ariko kugira ngo twinjire neza kuri iri jambo. Imana ishimwe. Yesu ni wangu, ananipenda, ananilinda, ananisaidia kwa uzima wa milele. Amen. Imbaraga z'abasore n'inkumi zikoresha Imana nishimye. Dirimbira mu bukumbe gahunda. Uzima wa milele.